Mu by'ukuri isi yacu ngira ngo igeze ku musozo, irarimbutse nimvuga ngo turi mu minsi y'imperuka, ntimwibaze ikindi ariko mbona imperuka noneho igiye kuzabera ahari mu karere ka Bugesera, ngira ngo niho imperuka yatangiriye. Mu Bugesera rero ahantu hazwi nk'i Musenyi, umukecuru wo mu kagari ka Musenyi yishe umwana w'imyaka 4 witwa Cyusa Alphonse. Umwana w'imyaka 4 udafite icyaha, umwana w'umuziranenge, umukecuru aramwadukira aba amuvukije ubuzima. Uwo mukecuru rero bivugwa yuko Akariza TV Show ni mu kiganiro byagenze gute. mbahaye ikaze mwese mukurikira Akariza TV Show, ndizera ko mumeze neza mu bice byose muherereyemo, turabakunda kandi tubifuriza ibyiza bituruka ku Mana. Gusa mbanje kubiseguraho kuko ndarwaye, ntago meze neza, amagripe amereye nabi mu by'ukuri, ariko kandi ntago nabura kubagezaho amakuru y'ibiri kuvugwa hanze cyangwa se aho iyi si yacu igeze. Mu by'ukuri isi yacu ngira ngo igeze ku musozo, irarimbutse nimvuga ngo turi mu minsi y'imperuka, ntimwibaze ikindi ariko mbona imperuka noneho igiye kuzabera ahari mu karere ka Bugesera, ngira ngo niho imperuka yatangiriye, kubera yuko ntago ari gusa kuko umunsi ku munsi uba wumva mu Bugesera si ibyiza biri kuhavugwa gusa, ku buryo ubu ngubu abantu benshi cyane bari kubyibazaho. Mu Bugesera rero ahantu hazwi nk'i Musenyi, umukecuru wo mu kagari ka Musenyi yishe umwana w'imyaka 4 witwa Cyusa Alphonse. Umwana w'imyaka 4 udafite icyaha, umwana w'umuziranenge, umukecuru aramwadukira aba amuvukije ubuzima. Uwo mukecuru rero bivugwa yuko yari asanzwe akoresha imbaraga z'umwijima, nimvuga imbaraga z'umwijima ubwo abizera Imana murabyumva, ni imbaraga ubwo ni ibirozi cyangwa se ni abazimu ni za nyabingi ko ntawamenya, kuko sinibaza niba umuntu muzima ashobora gufata umwana noneho umuntu wabyaye agaheka akaba yakwica umwana. Ni ibintu birenze ukwemera, ariko kandi ntago twanabijya kure kubera yuko umubaji w'imitima ntabwo yigeze ayiringaniza, kandi ntabwo ari n'igitangaza. Si nuko bashobora kuvuga wenda ngo ni imbaraga z'abazimu, bishobora kwivugisha ko ari imbaraga z'abarozi cyangwa imbaraga z'umwijima, ariko wenda ari ubundi bugome umuntu yifitiye, ari ubugome n'ubundi umuntu asanzwe afite karemano. Kuko mbigarutseho njyewe ntago natekereza ko niba ari imbaraga z'umwijima, izo mbaraga z'umwijima zitegeka umuntu kuba yakwica umwana nk'uyu ntiyicuwe, cyangwa se izo mbaraga z'umwijima ngo zibe zamujyana mu ikamyo abe yakwiyahura, cyangwa se ngo zimujyane muri Nyabarongo zimutemo, nabwo tugiye kubitekereza byatujyana kure. Uwo mukecuru rero avuga yuko impamvu yishe uyu mwana ko ngo ari izo mbaraga zituruka ngo mu masengesho yasengaga zamutegetse kujya kwica uyu mwana, zimubwira yuko aribwo aba akoreye ijuru. Yumvaga ngo amajwi amubwira yuko niyica uyu mwana aribwo ari bube akoreye ijuru. Ngaho namwe nimumbwire mwa bantu mwe, izo mbaraga zigutegeka kujya gutamba umwana w'abandi ntizikubwire ati tamba uwawe, ni agahomamunwa. Uwo mukecuru rero akaba yatawe muri yombi kuri ubu ngubu, akaba acumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi. Ngaho nguko rero mwa bantu mwe, umwana w'umuziranenge utazi ngo ejo azaba iki, akaba amuvukije ubuzima bwe. Mwakoze cyane rero kubana natwe, mwari kumwe nanjye Akariza Queen. Bye. Akariza TV Show.
ni mu kiganiro byagenze gute.